Okay. So I can't believe I'm ubu ntago nabyizera rwose yuko Robinson. ari wowe Tony Robinson twicaranye rwose umva ibyiza uramfite hari wakomanze Tony Jada Who's that? uwo ninde se It's my wife. uwo ni umugore wanjye ibaze Tony yaragiye gufata iminwa madame arakomanga ibaze kibazo What are you doing here? sunumari cyane We're supposed to be at basketball. wakabaye uri muri toza basket Cheating on hanyuma uri hano unci inyuma n'undi mudamu All famous people cheat. ibi se bigutwaye iki wangu who are you? ubundi urinde Really changed. kuko wahindutse bya nyabyo This waba wibagiwe ibyo wansezeranyije ibi nicyo bisobanuye gusezeranya iki se forget. warabyibagiwe wabyibagirwa ute reba aramwibutsa imyaka 15 ishize We were just kids. ubwo twakoranaga isezerano tukiri abana bato Makes it down by 1. There's 5 seconds left on the clock. amasegonda 5 nkubita hirya hakuno Shoot. ubundi nkaba Robinson wa nyawe mwarasishute aho ngaho kabisa Lakers win. aho rwose uzatsinda nk'abandi bose nuko twarasezeranye imyaka 15 irashize Thing here. So, Jada, do you really think I'll make it to the NBA? ese utekereza yuko nzinjira muri basketball neza I know so. ndabizi birashoboka I just hope you don't change when you get there. gusa icyo nzi cyo ugeze hari ushobora guhinduka ibi cyo uvuga You will become famous. abantu benshi hari abageraho bagahinduka Change. benshi barahinduka Listen to me. What nyumva happens, nta kibazo rwose ntabwo nzigera mpinduka I promise. ndagusezeranya rwose sinzigera mpinduka ibaze barasezeranye 15 irashize This week, you made that same. mu cyumweru cya nyuma igishize The Golden State Warriors choose uyu munsi rwose dufite indwanya hano zatsinye neza The first pick? ariko sura niwe ba mbere bagiye gufata se You'll be next. ushobora kubukurikira ndabizi and for the second round ukurikiye noneho Los Angeles muri kano kanya ni muri Los Angeles rwose watoranyijwe ni Tony Robinson. Robinson yaranezerewe yabaye wa kabiri mu bakinnyi ba basketball ibyo ni bimwe mu byifuzo yari afite nyamara ibuka ibi byose ni umugore uri mu bimwibutsa ati teka ndakwizera reba You're famous. reba agafoto kawe ka kera For kids. Hey, listen. Don't think I forgot about my promise. Pens. umva nta kibazo kibishobora kuba njye sinshobora guhinduka arongera aramusezeranya 15 yari ishize gusa muri kano kanya tumufasha arimo aduca inyuma You see, ngaho noneho ndebera you promised me that ibyo wansezeranyije never change. kutazigera uhinduka Well, I'm sorry. oya ariko mbabarira nawe Things don't work out the way we want them to. urumva ari ukuhora umuntu abyukana nawe gusa tu But when you would know, ariko zibi ni ibiki koko you treat me like this. ni gute wanca inyuma gutya koko muri ubu buryo impeta twayikuyemo ngaho rwaza ibereho Good luck with your new life, Tony. amahoro n'imigisha mu buzima bushyashya Tony Jada yaragiye In tears. bivuga ngo Jada yagiye ari marira To keep him focused, Jada niyigeze akomeza kubirebaho partying and drinking, yatangiye kwinywera inzoga mu gihe cye cyose he quickly forgets. akomeza rwose agenda yibagirwa ibijyanyeho no gukina imipira cyangwa se basketball Before long, kubwo kumara igihe get into trouble. Tony yatangiye kujya mu bibazo One day he gets pulled over umunsi umwe yaje gufatwa driving. afatwa atwaye yanyoye ibintu bibi cyane Everything quickly goes down. buri kimwe cyose yakoze yagiye hasi Tony paka ajya muri gereza ubwo gutwara yanyoye ubuzima bwe bwarangiriye muri gereza ubwo yaje kwakira iretire That is offered to play irimo umubwira iti gukina kwa birarangiye nakongera gukina muri basketball na rimwe everything. Tony yahombye buri kimwe agihombera muri gereza nyamara ibyo byose biturutse ku guca umugore inyuma Happens to nyuma y'amezi 6 Ex-wife. ibyaje kuba byaba ubwo yari agiye kureba umugore we yari yarinjiye Jada? ahura na Jada Oh, oh hey. yewe Wow. mbega It's you. ibi ntabwo nabyizera ko ari wowe Listen, Jada. nyumva Jada My whole life really went. ubuzima bwanjye bwose bwarahindutse ubwo wansigaga Do you think we could try this again? ese utekereza ko tutabigerageza nanone Sorry. umbabarire mugabo Dawn. ibyo nabivuyemo Moved on. wabivuyemo But with who? ubivanamo nande se hari uwavuyeyo ha Jay? bite Tony James niwe mwajyanye Wow, Jay. byagirane noneho Jada bigenze gute
Well, mbega I'm sorry. wihangane sheri Things don't always. ibi byarangiye kera nabonye umusheri mushya ubwo nawe wajyanaga n'abandi Goodbye, Tony. urabeho kandi Tony irwarize ceka data we musige kumba afite abandi bamujyanye ubu yabaye ingegera ku muhanda